السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد دتانجيه بشمير الله سبحانه وتعالى أمهورو نينيجيشا بساكاري كنوي معنا محمد صلى الله عليه وسلم تنسب الله سبحانه وتعالى كوياتاكا إنمي محمدي صلى الله عليه وسلم. بغانمي dukomeje igitabo adabu huduri masajidi, igitabo kivuga ikinyabupfura gikwiye kuranga umuntu uje ku musigiti. Bavandimwe, ejo twari twatangiye gusoma ikintu cya mbere ari cyo adabul khuruji ila almasjidi, ikinyabupfura gikwiye kuranga umuntu igihe agiye ku musigiti. Ahangaha ni igihe umuntu avuye mu rugo rwe cyangwa se ku kazi cyangwa ahandi yerekeye ku musigiti. Ese imyitwarire ikwiye kumuranga ni imyitwarire imeze gute? Bavandimwe, twibutsa yuko tugeze itariki 2 z'ukwezi kwa Rabi'u Thani, itariki 2 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'1447. Mu kinyabupfura ejo twari twagarukiye kuri wa mimma yataallaqu bi husnil hay'a ma yali, nabiriya bikwiye kugaragaza cyangwa se bishingiye bi husnil hay'a ku muntu gusohoka agaragara mu ishusho nziza. Mayari ni ibingibi bikurikira. Icyambere twe twavuze kuri alif azinatu dhahira, ni ya mitako igaragara, imitako igaragara. Ba tuvuga tibur raihati, n'umuntu kujya ku musigiti yisize ibihumura afite umuhumuro mwiza. Umuntu kujya ku musigiti yisize ibihumura afite umuhumuro mwiza. Kuri jim tuvuga asiwaku, umuntu kubanza gukoresha umuswaki, kwisukura mu kanwa igihe agiye gusari ku musigiti. Yakomeje agira ngo kuri alif azinatu adh-dhahira, imitako igaragara wa yuradu biha, nikigambiriwe muri iyo mitako igaragara. Kuri alif yatangiye atubwira ngo jamalu thiyabi, n'umuntu kwambara imyambaro myiza. Jamalu thiyabi, n'umuntu kwambara imyambaro myiza. Wa hadha mustahabbun, ibingibi ndetse ni sunna. Ni ibintu bikunditse. Laysa al-maqsudu min al-libasi huwa satru al-awrati faqat, ngo nubwo ikigambiriwe mu myambaro huwa saturul awrati faqat, nago ari ukwambara umwambaro uhisha ubwambure gusa. Ubwo ngwanjye nambaye gusa pfa ko umwambaro uhisha ubwambure, ibindi numbwire. Wa innama yuradu ma'a dhalika at-tajammulu lil'uqufi bayna yaday rabbil alamin, ngo nikigambiriwe mu kwambara imyambaro myiza hamwe no kuba umuntu yambaye imyambaro yishe ubwambure, n'ukwambara imyambaro myiza umuntu akarimba. Lil'uqufi bayna yaday rabbil alamin, kuko abagiye guhagarara imbere ya nyagasani w'ibiremwa byose, ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ahanga bavandimwe, ikigambiriwe nuko umuntu agomba kwambara imyambaro myiza, ndetse iyo myambaro hamwe no kubisha ubwambure akaba ari imyambaro igaragara myiza. Qala Allah ta'ala, Allah aratubwira muri Qur'an muri suratu al-A'raf aya 31. Allah aratubwira ngo ya bani adama, ngo yemwe bene Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ngo mujye mwambara neza. Inda kulli masjidi, muri uko mugiye gusari. Ikigambiriwe inda kulli masjidi ay inda kulli sala, ikigambiriwe buri uko mugiye ku musigiti ni buri uko mugiye gusari. Allah aratubwira ngo ya bani adama, yemwe bene Adam, khudhu zinatakum, ngo mujye murimba mwambare neza. Inda kulli masjidi ay inda kulli sala, buri uko mugiye gusari. Wakulu, mujye murya. Washrabu, munanywe. Wala tusrifu, ariko nimugasesagure, kuko bavaniwe gusesagura ni umuco mu mico ya shaytani y'abantu babi. Wakulu washrabu, murye
munanywe wala tusrifu kandi muramenye nimugasesagure innahu la yuhibbul musrifin kuko Allah subhanahu wa ta'ala nago akunda abasesagura kuko Allah nago akunda abasesagura. Qala ibn Kathir fi tafsirihi, ibn Kathir muri tafsiri yaravuze ati ari gusobanura iyi aya. Ibn Kathir yaravuze ari gusobanura iyi aya mu gitabo cye cya tafsir. Akenshi abantu bakunda kwita tafsir Ibn Kathir yasobanuye ino aya aravuga ngo wal hadhihi al aya, ngo iyi aya turangije kureba muri suratul A'raf aya 31 ngo iyi aya wama warada fi ma'naha min as-sunnah, nabiri yabyaje bifite ubusobanuro nk'ubwiyi aya muri sunna muri hadithi z'umwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal hadhihi al-aya, iyi aya turangije kureba ibwira abantu kwitaka igihe bagiye gusari, wama warada fi ma'naha min as-sunnah, ndetse nabiri yabyaje bifite ubusobanuro nk'ubwiyi aya muri hadithi z'umwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yustahabbu at-tajammulu 'inda as-salah, wikigambiriye harimo yuko bikunditse yabi iyi aya nibindi byaje bifite ubusobanuro nk'ubwiyi aya bubwira abantu kwitaka buri ko bagiye gusari, ngo yustahabbu at-tajammulu, ngo harimo yuko bikunditse 'inda as-salah, kwambara neza igihe umuntu agiye kujya gute agiye gusari. Harimo yuko bikunditse at-tajammulu 'inda as-salah, ko bikunditse kwambara neza no kurimba buri uko umuntu agiye kugira gute agiye gusari. Waqala ibn Abdul Barr, umumenyi bita ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, nawe yaravuze ngo inna ahla al-ilmi, mu byukuri abamenyi, yastahibbuna lil wajidil mutiqi. Bavandimwe iryo jambo nagari lil wahidi mushiroho jimu, lil wajidi iryo jambo nagari lilwahidi ni lilwajidi ni jimu muishiro kasara mushiro akadomo hasi ndetse mushiro na kasara. Rero Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala aratubwira ngo inna ahla al-ilmi, wa mu byukuri abamenyi, yastahibbuna lilwajidi almutiqi, bavuze ko ari byiza. Mu byukuri abamenyi bavuze yuko ari byiza ku muntu ufite ubushobozi bw'imyambaro, ku muntu ufite ubushobozi ala thiyabi bwo kuba afite imyambaro. Yastahibbuna lilwajidi almutiqi ala thiyabi, abamenyi bavuze ko ari byiza ku muntu ufite ubushobozi bwo kuba afite imyambaro, ay yatajammala fi salatihi, ko agomba kwitaka mu isala ye, agomba kwambara neza igihe agiye kugira gute igihe agiye gusari, ko agomba kwambara neza, agomba kwitaka igihe agiye gusari. Mastata'a min thiyabihi, uko ashoboye mu myambaro ye, uko ashoboye mu myambaro ye. Yana abamenyi bavuze yuko ni ibintu byiza, ni ibintu bikunditse ku muntu ufite imyambaro yo kuba yakwambara, ko agomba kwambara akitaka akaberwa igihe agiye gusari. Mastata'a min thiyabihi, uko ashoboye hehe mu myambaro ye. Uvuga ngo umuntu afite imyambaro myinshi, umuntu akaba yafata imwe mu myambaro ye akayambara kuko agiye kwitaka agiye gusari. Wa tibihi, ndetse no gufata ku mibavu ye, no gufata ku mibavu ye kwisiga ibihumura igihe agiye gusari. Wasiwakihi, ndetse no gutera umuswaki, ari byo bita gukoresha umuswaki umuntu ari gusukura mu kanwa igihe agiye kugira gute agiye gusari. Ariko bavandimwe, ibingi byo kwisiga ibihumura ni umwihariko ku bagabo gusa, naho ku bagore ibingi ntabwo byemewe. Intumwa y'Imana agize gute yarabibuzaga igihe abagore bagiye kugira gute gusari ku musigiti. Byaje muri hadithi sahihi, hadithi y'imamu. Intumwa y'Imana yaravuze iti idha shahidat ihdakunna al-isha'a, umwe muri mwebwe mu bagore, umwe muri mwebwe mu bagore uzaza gusari salatul isha, umwe muri mwebwe mu bagore uza gusari salatul isha, yani aje gusari salatul isha hamwe n'umwe y'Imana ku musigiti wayo wa Madina. Ariko iyi ni hadithi li'ama, iri rusange ku bagore bose. Fala tamassa tiban, aramenye nakisige nakishireho ibihumura, aramenye nakishireho ibihumura. Ibihumura ku bagore ni umwihariko mu rugo gusa, ariko yagiye gusohoka mu rugo ntabwo byemewe ko yisiga ibihumura. Waqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, n'intumwa y'Imana yaravuze muri hadithi, iravuga ngo idha salla ahadukum, umwe muri mwebwe nasari, umwe muri mwebwe nasari, falyalbas thawbayhi, waje yambara imyambaro ye ibiri. Umwe muri mwe nasari
gusari ajye yambara mu myambaro ye ibiri. Imyambaro bavandi migambiriye niyo bita ar-rida niyo bita al-izara, ni wa mwambaro wo hasi n'umwambaro wo hejuru, nkuko twebwe umuntu aba yambaye ishati n'ipantaro, aho kenshi babaga wambaye igikoyi n'undi mwambaro hejuru. Inwe Imana yaravuze ngo idha salla ahadukum, umwe muri mwebwe nasari cyangwa se agiye gusari, falyalbas ajye yambara thawbayhi imyambaro ye ibiri, fa inna Allaha, ngo mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala, ahaqqu niwe ufite ukuri, ahaqqu niwe ufite ukuri, man tuzina lahu, niwe ufite ukuri ko kwitakirwa, niwe ufite ukuri ko kwitakirwa. Inwe Imana yaravuze iti idha salla ahadukum, umwe muri mwebwe najya gusari, falyalbas thawbayhi ajye yambara imyambaro ye ibiri, fa inna Allaha ahaqqu man tuzayyina lahu, wa kuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite ukuri ko kwitakirwa kuruta abandi. Niba wakwambara imyambaro myiza ugiye ahandi hantu kugira ngo mashallah ugende waberewe, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukwiye kwitakirwa kuruta abandi bose mu biremwa bye. Bavandimwe, ibingibi bigaragaza yuko umuntu agomba kuza gusari yambaye imyambaro ibiri, ariko wenda biramutse bibaye ngombwa ko umuntu afite umwambaro umwe kubera ubukene n'ibindi nkabyo, niyo mpamvu uwo bita Ubay ibn Ka'b na Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, uwo bita Ubay mwene Ka'b na Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, Allah bishimire, batandukanye ku kintu kirekeye no gusarira mu mwambaro umwe. Ese bifitiye hukumu? Ese biremewe cyangwa ntibyemewe? Baravuga ngo as-salatu fi thawb al-wahid, umwe muri bo yaravuze ngo gusara umuntu yambaye umwambaro umwe, hari abavuze ko n'ibintu bigize gute bidashimishije, undi avuga yuko ari ibintu byiza. Aravuga ngo kunna naf'aluhu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ngo twajyaga tubikora turi kumwe n'umwe Imana, ku umuntu yasari yambaye umwambaro umwe kandi n'umwe Imana igire gute nibitubuze. Uyu nguyu ni Ubay ibn Ka'b. Faqala Ibn Mas'ud wa itavuga ngo innama kana dhaka idha kana fi thiyabi qilla, ngo nuko icyo gihe imyambaro yari mikeya, nuko icyo gihe imyambaro yari mikeya bitewe n'ubukene, nuko abasahaba bari bakennye nta myambaro bafite yo kwambara. Ibn Mas'ud nibwo yasavuga ngo nibwo bajyaga basari bambaye umwambaro umwe, ngo fa amma idha wasa Allahu, ariko igihe Allah afite ukuntu yaguriye umuntu akamufungurira mu buzima bw'isi akaba afite imyambaro irenze umwe, fasalatu fi thawbayni azka, gusara umuntu yambaye imyambaro myiza nibyo byiza cyane. Bavandimwe rero, ahangaha turagaragarizwa yuko ni byiza ko umuntu asari yambaye umwambaro hasi no hejuru igihe agiye kujya gutagiye gusari. Icya kabiri muri cya kinyabupfura gikwiye kuranga umuntu igihe agiye gusari ni saturul fakhidhaini, nuguhisha ibibero, wa hadha wajibun, ibingibi bavuze ko ari itegeko guhisha ibibero igihe umuntu agiye gusari. Ibingibi bavuze ko ari itegeko guhisha ibibero igihe umuntu agiye gusari. Wa huwa min zinati sala, ngo guhisha ibibero ni mu mitako y'isala. Ngo famina nasi, ngo na bamwe mu bantu man yusalli bil malabisi shafafa, harimo abasari bambaye imyambaro ibonerana. No mu bantu harimo abantu basari bambaye imyambaro ibonerana, allati la tasturu al-fakhidhaini, iyo myambaro ikaba idahisha ibibero, Bavandimwe, ahangaha bari kugaragaza yuko ibibero ari ubwambure, kubera ya hadithi n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaturutse kwa Ibn Abbas atubwira ati ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fakhidha rajulin kharija, n'umwe Imana yabonye umuntu ibibero bye biri hanze, ibibero bye bigaragara atabihishe. Faqala lahu, intumwe Imana irangije iramubwira iti ghatti fakhidhaka, ngo hisha ibibero byawe bitwikire, fa inna fakhidha ar-rajuli awratuhu, ngo kuko ibibero by'umugabo n'ubwambure, Intumwe Imana anyuze ku muntu ibibero biri hanze bigaragara iramubwira ngo hisha ibibero byawe bitwikire, kuko ibibero by'umugabo n'ubwambure. Iyi ni dalil igaragaza yuko umugabo atemereye kwambara ngo agende ibibero biri hanze, ntabwo yemereye kwambara ngo agende ibibero biri hanze. Bivuze ko ibibero ari ubwambure, yaba ari ku bantu bagiye gukina, abandi bagiye gukora siporo. Iyi ngiyi ni gihamya ibabuza kugenda bambaye ubusa. Imana ivuze iki? Iravuze ngo fa inna fakhidha ar-rajuli awratuhu, kuko ibibero by'umugabo n'ubwambure. Kuri babandi bagiye gukora siporo n'ibindi nkabyo, bamenye yuko kugenda wambaye ibibero
ibibero biri hanze ntabwo byemewe. Bavandimwe twihuse nanone umuntu ashobora kwibaza ese ko byaje muri hadithi ya Aisha rawahu Ahmad yakiruna Imam Ahmad wa dhakarahu al-Bukhari ta'liqa, ndetse na Imam al-Bukhari yarayivuze kuri ya hadithi ya Aisha avuga ngo anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana jalisan kashifan an fakhidhihi, igihe kimwe n'umwe Imana yari yicaye ibibero bye bigaragara. Fasta'adhan Abu Bakr, ngo Abu Bakri asaba uruhushya arakomanga asaba kwinjira ku ntumwa y'Imana. Fa adhina lahu, intumwa y'Imana imuha uburenganzira. Wa huwa ala halihi, intumwa y'Imana ikomeza kwicara gutyo ibibero bigize gute bigaragara. Ese umuntu ashobora kwita yibaza ese kintumwa y'Imana agaragaje ibibero bye kandi indi hadithi kabitubuza kugaragaza ibibero bimeze gute? Ese izi hadithi zizaba ziri kugongana? Bavandimwe, hal qaida, hari principe buri wese agomba kumenya ku bintu byerekeranye igihe hadithi ebyiri zahuye. Kuri twege tukaba tubona zagongana bitewe n'ubumenyi bukeya cyangwa se kubera yuko tutazisobanukiwe. Iyo qaida iravuga iti yurajjahu alqawli ala alfi'li, gute ngo idha ta'arada dalilani, ngo igihe gihamya ebyiri zagonganye zikagaragara ko ziri kugongana. Ahaduhuma min qawli an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, iyo gihamya imwe ikaba yaraje mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iyo gihamya imwe ikaba ari imvugo y'intumwa y'Imana, ngo turangije kubona intumwa y'Imana abwira Musabira amubwira ngo hisha ibibero byawe kuko ibibero by'umugabo n'ubwambure. Ni kuvuga ngo rero igihe gihamya ebyiri zigonganye ukabona zimeze nkaho ziri kugongana, imwe iremeza ikintu indi ikagihakana. Ahaduhuma min qawli nabi, imwe muri izo gihamya akaba ari imvugo y'intumwa y'Imana. Wathani min fi'lihi, indi gihamya akaba ari mu bikorwa by'intumwa y'Imana. Indi hadithi cyangwa se indi gihamya ikaba ivuga yuko icyo kintu intumwa y'Imana gikoze, nk'uko hadithi ya mbere tubonye ko intumwa y'Imana ibibero bye byagaragaye, indi hadithi ikayibuza kugaragaza ibibero. Baratubwira ngo wajaba tarjihul qawli ala al-fi'li, iki gihe imvugo y'intumwa y'Imana tuyishyira hejuru kuruta ibikorwa bye. Imvugo y'intumwa y'Imana niba intumwa y'Imana muri hadithi yaraje ivuga ikintu nyuma kikagaragara wenda mathala kikamugaragaraho, imvugo icyo yavuze cyita kishyirwa hejuru kuruta igikorwa cyamugaragayeho. Urundi rugero bavandimwe kugira ngo ino hadithi ite yumvikana, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisari fi sawmi, nko kuba intumwa y'Imana yarabujije abantu gusiba amanywa nijoro badasiburuka. Intumwa y'Imana yabujije abantu gusiba ku manywa na nijoro badasiburuka. Kandi indi hadithi batubwira yuko ngo kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuwasilu min as-sahari ila as-sahari, intumwa y'Imana yasibaga igasiba amanywa nijoro itagira gute idasiburuka. Ariko hadithi twita dukiri hejuru ni iby'intumwa y'Imana yavuze kuruta ibyagize gute ibyamugaragaye mu bikorwa. Iyi niyo qaida nifuje ko tugira gute turebera hamwe. Rero bivuze yuko guhisha ibibero ni itegeko. Indi mvugo Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ari gusobanura iyi hadithi avuga yuko intumwa y'Imana iyi hadithi ishobora kuba igice cya mbere bigaragara ko yari yambaye cyangwa se bigaragara ko ibibero bye byagaragaye ngo byari imbere yuko abuza kugira gute kugaragaza ibibero. Indi mvugo Albani akavuga ngo cyangwa se ibibero by'intumwa y'Imana wenda nk'umwambaro ukaba waravuyeho ariko atabigambiriye. Aha nibwo Yesu avuga ngo rero ni itegeko guhisha ibibero. Bavandimwe twihuse, qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wa Imam Shafi nawe yaravuze ati Allah mugirire impuhwe, wa in salla fi qamisin, ngo umuntu aramutse asariye mu ikanzu, yani aramutse asayi yambaye ikanzu. Wa in salla fi qamisin, umuntu aramutse asayi yambaye ikanzu. Bavandimwe ahanga dushaka twanavuga aramutse asayi yambaye umwambaro, ahanga ushaka n'ikanzu n'indi myambaro yinjiramo. Umuntu w'umugabo aramutse asayi yambaye ikanzu, yashifu anhu, aramutse asayi yambaye ikanzu ibonerana, kwa kundi umuntu yambara umwambaro ukaba ugaragaza ikiri imbere. Rero umugabo aramutse asayi yambaye ikanzu igaragaza ibonerana, walam tajuz as-salatu, giswala ye nago yemerwa, iswala ye niyakirwa, iswala ye nago yemerwa nta nubwo yakirwa. Kubera iki bavandimwe? Niba mwibuka dutangira twavuze ngo ni ngombwa kwambara umwambaro ariko ukaba ugize gute, ntabwo bihagije ko ugomba kuba uhisha ubwambure, ugomba no kuba ugize gute ari umwambaro mwiza utabonerana. Waqala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi al-Majmu', na Imam Nawawi yaravuze mu gitabo cye cya Majmu', aravuga ati yajibu as-satru bima yahulu bayna an-nadhiri
ولون البشرة. إمام النووي رحمه الله تعالى nawe yaravuze ngo yajibu satru ni tegeko guhisha, ni ngombwa guhisha, bima yahulu baina an-nadhiri wa lawni al-bashara, ngo ni ngombwa guhisha ikintu kibuza ureba kuba yabona uruhu rw'umubiri, ngo ni itegeko, ni ngombwa guhisha ikintu kibuza ureba kuba yabona uruhu rw'iki, uruhu rw'umubiri. Bavandimwe, iyi mvugo iri gusobanura hadithi zahise ko bibujijwe ko umugabo yaba yakwambara umwambaro ugaragaza uruhu rw'umubiri, bamana wambara ikanzu ku buryo ubona uruhu rwe rw'imbere rugaragara. Uyu nguyu agomba kwambara imyambaro imusitiye ihisha ku buryo uri kumureba atabona uruhu rw'umubiri we. Fala yakfi thawbun raqiqun, nago bihagije ko umuntu yakwambara umwambaro woroshye ngo ahita avuga ngo oya, agomba kwambara umwambaro nibyo ariko unahisha ku buryo nta muntu wabona imbere ye uko umubiri ugize gute uteye. Bane insha Allah ta'ala reka dusoreza ahangaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa idini ye ndetse akanadushoboza gusobanukirwa manhaj salaf, inzira y'abeza batubanjirije, kandi dusabana Allah ko yazaduha iherezo ryiza tukazakomeza insha Allah ikindi gihe, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kandi ko yaduha gushikama kuzageza dutabarutse. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.